abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyizemo urusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri Ikiganiro ITETERO kuri televiziyo Rwanda. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ITETERO. Nk'uko mubizi rero ntabwo nzajya nkomeza kubibabwira, murabizi amazina yanjye nizere ko muyazi inshuti zanjye. Nitwa Kanyana. Nta wundi muri kumwe uyu munsi ni Kanyana mu kiganiro cya kindi mukunda. Ndabizi muragikunda kandi muragikunda cyane. Mwamuzi ko ntabizi rero narabimenye mufora umuntu wabimbwira, ni mwebwe mubimbwira. Ndabizi rero uyu munsi mufite amatsiko y'ibintu byose tugiye kubereka, ariko uyu munsi mushonje muhishimye. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiraryoshye cyane. Mufora insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi ni ntayuzi ibintu byose urabizi, byose ndabizi, uri umuhanga, byose urabizi, ariko insanganyamatsiko y'uyu munsi ntayuzi. Wari uzi ko tugiye kuganira ku muziki? Umuziki uzi icyo ari cyo? Uzi akamaro k'umuziki ku buzima bwacu? Ntakoze byose uyu munsi nje kukubwira ibintu byose utazi. Ndabizi ibintu byose uri umunyabwenge, ujya unatsinda cyane mu ishuri, ndabizi. Niyo watsinzwe ndabizi urongera ugatsinda ikindi gihembwe, ariko ibingibi byo ntabyo wamenya, ni njye uri bukubwire uyu munsi. Noneho mbafitiye umushyitsi. Uyu munsi hari umuntu w'umushyitsi muri babandi nababwiye. Ubushize cya kiganiro mwarakirebye? Ikiganiro cy'ubushize cyo kuwa gatandatu mwarakibonye? Cyangwa ku cyumweru? Warakibonye. Uribuka ibintu navuze? Navuze ko ari ndi bunsure. Reka mubahishe ndaza kumubereka, mukomeze mugire ayo matsiko. Nshaka ko mugira amatsiko mukaza kumubona mukishima cyane kuko nishimye. Nanjye yampamagaye arambwira ngo uruzi ko uyu munsi ndi buze kugusura mu kiganiro, ngo ndaza ngo naza inshuti zacu zimbone umaze ngo nkubanishe. None araza hano, araza kumbanisha. Urishimye? Follow umuntu. Mbwira. Reka nkumve mumbwire ugiye kumbwira uwo muntu uwo ari we. Nguhaye nk'amasegonda 5 yo kumbwira uwo muntu. Ninde? Ntabwo muzi. Reka rero mureke kubatindira kuko uyu munsi ari umunsi w'umuziki. Reka mpite mbaha akambere. Ako ngako ntago akadomba haye k'urukumbuzi. Cyumweru cyose kiba ari cyinshi, maze icyumweru cyose ntababona. Iminsi 7 yose. Kuko ndi kubareba rero. Ngiye kubaha akado k'umuziki, aka karimo ndakabatura. Rimwe nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe. Izuba ni rimwe, ukwezi ni kumwe, ikirere ni kimwe, nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe. Kabiri njye nawe turi babiri. Kabiri njye nawe turi babiri. Amaso abiri, amatwi abiri, amaboko abiri, njye nawe turi babiri. Kabiri njye nawe turi babiri. Kabiri njye nawe turi babiri.
gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu 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 rimwe kabiri gatatu imodoka eshatu amagare atatu imihanda itatu ngwino tubare gatatu 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 rimwe kabiri gatatu 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 rimwe kabiri gatatu kane kane ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane amapine ane amakaramu ane amakaye ane ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane rimwe kabiri gatatu kane gatanu 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 ha wa mwanya wacu rero wageze wo kubabwira umutumirwa dufite uyu munsi. He, harya wamubwiye, harya wamumenye, ntawe wamenye niba mugiye kubikubwira, agiye kubara gatatu. Twize kubara, ubu ngubu ugiye kumfasha kubara gatatu, ahita agera hano yiruka kandi. Ha, rimwe kabiri gatatu, n'ubundi ni Peace, umuhanzi wacu dukunda cyane. Abana muraho murakomeye mumeze neza, mwanyweye icyayi, mwariye umugati, mwariye ibiryo, mwafashe ibyo kurya bya mu gitondo. Ako buriya banyweye icyayi? Ya bakinyweye of course, saa mbiri. Ni indyo yuzuye, mu ndyo yuzuye tuzi ko tugomba kunywa igikoma cyangwa icyayi. Pe wowe wanyweye? Of course nanyweye icyayi, mugati. Byose. Breakfast ni twari ibintu byinshi. Nawe kandi ujya urya kujya uzabe munini nka Peace. Wabonye ukuntu Peace angana? Ariko umwana hariya yishimye. Pireba hariya ahantu ureba ukuntu umwana yishimye. Umwana yishimye abonye umuhanzi akunda. Mana we mwabonye ko makunda cyane, namubazaniye. Nahoraga mbeshya ngo azaza, akambeshya ngo azaza, ariko uyu munsi yaje. Noneho nta kintu ari gukorera umunsi, arakuririmbira neza, hari ibyo twita live, arakuririmbira live. Ariko pe uyu munsi buriya nta karimbo gashyashya waduha nka promotion, ko twe dusigaye twumva indirimbo zawe zose twarazumvise. Nta karimbo buriya dufitiye gashya? Mfite akaririmbo gashyashya kitwa ngo k'abana, keza cyane. Urabona umwana aba afite ahantu yifuza kugera, aba afite inzozi, aba afite ikintu cyose ashaka kugeraho. So iyo ndirimbo rero iravuga kuri ibyo ngibyo, iravuga ku mwana ushaka kuba perezida, umwana ushaka kuba umuganga, umwana ushaka kuba umuhanzi like me. So uziko hariya hari umwana unyeretse arambwiye ngo yego ngo ndashaka kuba umuganga. Undi nahise avuga ngo yego nanjye nshaka kuba pilote. None se niyo ko nshaka kuba umuhanzi uzamfasha iki? Wowe nzagufasha iki? Reka maze nkuririmbire wumve niba ntabizi. La 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 la. Singayimbye neza. Aha, mwumvisha azi kuririmba se? Rata simbizi. Ndabizi sharahira simbizi. Ndabizi nkomera n'amashyi pina nkomera amashyi. Cyangomera amashyi. Uyu munsi rero nta insanganyamatsiko dufite. Uyu munsi njye na Peace tugiye kuvuga akamaro k'iki?
k'umuziki cyangwa indirimbo ku Yes! buzima bw'umwana mutoya abana batoya nkatwe Yeah. pingaho uhita utubwira rero akamaro k'indirimbo ku buzima bwacu. umuziki harimo indirimbo, harimo gucuranga, harimo injyana twumva. So umuziki rero ufite akamaro kenshi mu mikurire y'umwana, ku bwonko bw'umwana. Umuziki ugenda ufungura ibice na bimwe by'ubwonko bw'umwana. Niyo mpamvu usanga abana bakunda kuririmba babaza ubwenge bwinshi, cyangwa abana bakunda kuririmba, abana bakunda gucuranga, baba bafite ubwenge, ubwonko bwe buba bumeze neza cyane. usiko buriya ariyo mpamvu ndi umuhanga, usiko ncuranga. Aha, mwamwumvishe niyo mpamvu ari umuhanga. So umuziki rero ni ikintu kiri ngombwa ku buzima bw'umwana cyane. No mu ishuri biramufasha mu kuzamura confidence ze, kwiyumva ko ashoboye. Umuziki uramufasha mu kumenya ibintu bitandukanye, kuko abifata vuba. Ngaho hita utubwira igihe watangiriye, kuko nyewe nshaka kwegeranya nawe ngo ndebe wenda nko mu myaka 5 ko nzaba meze. Ujya kutubwira igihe watangiriye kuririmba. Natangiye kuririmba mfite nk'imyaka 3, kuko my mama wanjye arambwiraga ati peace, wowe n'ubu ngubu bajya bimbwira ati wowe wajya kuririmba kera ukiri akana gatoya uririmba uturirimbo twa Kayirebwa ariko ntazizi of course. Nyine nasubiragamo akamelodi za Frere Jacques. urumva uko nari mfite n'ijwi ryiza cyane. Wari ufite ijwi ryiza pe, wari ufite ijwi ryiza. Urumva rero natangiye kuririmba ndi umwana muto cyane. Ngaho uhita utubwira akaririmbo wibuka waririmbaga ku ishuri ukiri muri maternelle. Nkiri muri maternelle. Tubwira akaririmbo wibuka. Ni twinshi. Mu ishuri ry'ikiburamwaka aho wigaga. Mbega nyamanza keza ko mbona wishimye, n'iki cyabiguteye ngo natwe tugufashe, erega niko mbona mw'abanyeshuri mwe, iyo mbona mukina numva nabakina. Ako nanjye pinda kazi, ngaho uhita uririmba n'aka kabiri. Nshaka ko umuturimbo twose uzi ngo numve nanjye niba nari ntuzi icyo gihe. Aka kabiri uyu munsi tugomba ahubwo kuririmba twatundi twacu, kuko ako ngako nako muri gardienne nagira ngo numvishe abana ko nanjye naririmbaga ukiri mu kiburamwaka. Ubu rero ni ukubaririmbira noneho twatundi, ako ubundi baratuzi, baratumenye. Tubabaze turebe. Subiza peace, muratuzi twaturirimba pe, tubibutse ka karimbo ka mbere kose twaririmbye bwa mbere. Hari akaririmbo baragakunze, uzana umaze guhura nabo bambwiye ngo baragakunda. N'uriya mwana ari kutureba, uriya nawe yarambwiye ngo aragakunda. Reka tukaririmbane, sibyo? Tukaririmbe. Nawe ririmbana nawe. Yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de, buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye, buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Tumureke none aririmbe wenyine twemwe. 1 2 3. Wow, usikuizi wabonye ko ayizi. Arayizi. Usiko tugiye kumukomera amashyi meza, ariko pe nigisha amashyi ya special. Bravo. Oya, tuhandi ya special. Bombo shokora. Uzi ko hari ahantu nagiye abana bakanyigisha amashyi ya bombo shokora. Uraya? Ngo bombo shokora, bombo shokora. Okay, yes. Uragafashe? Wabonye kuntu reka turebe, yatubwiye ngo uyu mwana yatangiye aririmba kiba umwana, akora afite ubwenge bwinshi. Pese niko yatubwiye, tugiye kureba niba yabifasha. Bombo shokora, bombo shokora. Okay, yes.
wakore wenyine wenda biza wari usanzwe ubizi uravuga narakabigishije bombo shokora ngenda avuga bombo shokora bombo shokora bombo shokora okay yes nibyo koko umwana utangira aririmba akiri umwana burya hakura afite ubwenge bwinshi uziko mbimwigishije mu munota umwe agahita abifata mwabibonye noneho reka tureke kubatindira turongera tugarukane ntaho ajya ndamufata gutya ntabwo ari buze kuducika tugiye gutangira rero noneho n'aka gace kandi nzi ko mukunda kitwa menya mukarebe vuba vuba turongera tugarukane na pisi umunsi ntabwo aducika ndabizi wari umukumbuye sha wari umukumbuye ndabizi none yaje ntabwo turi bumurekure sibyo ngaho mureke turebe menya turagarukana mu kanya Menya, 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 menya. Abana mwiriwe nge mureba hano banyita isabune tukaba tugiye kurebera hamwe uko bakaraba intoki bakoresheje amazi n'isabune n'akamaro kabyo. Burya intoki zacu ziba zanduye bitewe n'ibyo twazikoresheje. Mu byanduza intoki mbere na mbere twavugamo nk'iyo twihanagura ku kibuno turangije kwituma. Iki ni cyo gihe intoki zacu zijyaho umwanda. Umuntu uvuye kwituma ntakarabe intoki akwirakwiza umwanda, asuhuza abantu, akora ku mafunguro cyangwa no ku nzugi n'ahandi. Igihe cyose tuvuye kwituma twibuke gukaraba intoki dukoresheje amazi n'isabune. Uwo mwanda uri ku ntoki rero ushobora kugaragarira amaso cyangwa ntugaragare. Nk'izi ntoki mureba uzirebesheje amaso wagira ngo zirasa neza ariko siko bimeze. Reka turebe noneho dukoresheje kimwe mu byuma byagenewe kongera ingano. Murabona ko hariho utunyabuzima dutoya tutagaragariraga amaso. Utwo dutera indwara batwita mikorobe. Reka turebe iba noneho utwo tunyabuzima dutoya dutera indwara iyo duhuye n'isabune. Twose turapfa. Reka noneho twongere turebe intoki zimaze gukaraba isabune uko ziba zimeze. Twa tunyabuzima twapfuye zirasa neza. Ni ngombwa gukaraba intoki dukoresheje amazi atemba cyangwa robine cyangwa kandagira ukarabe. Rero reka dukarabe intoki n'amazi meza n'isabune. Noneho reka turebere hamwe uburyo bwiza bwo gukarabamo intoki uko bukurikirana. Uburyo bwa mbere ni ugutosa ibiganza n'amazi ugasigamo isabune. Uburyo bwa kabiri ni ugukubanya ibiganza ubivugutiramo isabune. Uburyo bwa gatatu ni ugusobekeranya intoki uzikuba ukura imyanda iri hagati y'intoki. Uburyo bwa kane ni ugukubisha ibiganza munsi y'ibipfunsi. Uburyo bwa gatanu ni ugukuba munsi y'ibiganza no hagati y'ibikumwe. Uburyo bwa gatandatu umaze gukaraba wumutsa intoki muri ubu buryo. Impamvu tuvuga kumutsa intoki muri ubu buryo ni uko atari byiza kwihanaguza ikintu n'abandi bihanaguje kuko ushobora gusigarana umwanda basize kuri icyo kintu. Mwihatire rero gukaraba intoki mukurikiza ubwo buryo neza. Reka twongere turebere hamwe bwa buryo bwo gukaraba intoki twihuse. Ibi ni byiza
ibi ni byiza, ibi ni byiza, hehehe, n'ibi ni byiza, ibi 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 ni byiza. Nteye amazi. Mwabonye uko bakaraba intoki? Ni kuriya mugomba kujya mubikora. Noneho reka turebere hamwe ibitagomba gukorwa mu gihe ukaraba intoki. Mu byo tudagomba gukora harimo nk'ibi: gukaraba amazi adatemba nk'ari mu ibase, kwihanaguza umwenda w'isuku rusange. Nk'ibyo uyu mwana arimo gukora ntabwo ari byo, ndabyanze. Reka noneho turebe igihe tutagomba kwibagirwa gukaraba intoki dukoresheje isabune n'amazi atemba. Igihe cyose tuvuye mu bwiherero twibuke gukaraba intoki n'isabune. Ibi ni byiza, ndabikunze. Igihe cyose umubyeyi agiye konsa umwana, gukaraba intoki n'amazi n'isabune. Ibi ni byiza, ndabikunze. Dukomeze. Igihe cyose uje mu rugo, uvuye ku ishuri cyangwa se gukina n'ahandi hantu, karaba intoki n'amazi n'isabune. Ibyo nabyo ni byiza, ndabikunze. Yego, cyane cyane mbere yo gufata ifunguro iryo ari ryo ryose, banza ukarabe intoki n'amazi n'isabune. Mwabibonye? Isabune ndababwiye ngo dufate umuco mwiza wo gukaraba intoki, tuzagira ubuzima bwiza kuko intoki zisa neza. Reka twongere turebere hamwe bwa buryo bwo gukaraba intoki twihuse. Ibi ni byiza, ibi ni byiza, ibi ni byiza, n'ibi ni byiza, ibi 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 ni byiza. Nteye amazi. Bana rero, ntimukajye mwibagirwa gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza. Murakoze. Menya, 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 menya. Menya uyu munsi rero yari iryoshye pe, wabibonye menya yacu ukuntu bimeze. Nice. Pisi rero uyu munsi biba ari bishya. Uyu munsi mwabibonye ko yaje guhagarara nanjye hano, ubundi nawe aba ari kutureba. Aba ari kutureba nk'uko nawe uri kutureba, none yaje kugira ngo mumubone. Ariko se mwabana mukunda Pisi? Of course, barankunda. Usiko bavuze ngo baragukunda. Ngo mumukomera amashyi rero, kuko mumukunda kandi abarimbira uturimbo twiza. Sibyo? Ngaho muhite mumukomera amashyi. Wow, barayagoye pe, baragoye. Muri abana beza, mukunda umuntu mukabimwereka koko. Rero uyu munsi kuko namubazaniye arirwa turirimbira mpaka. Ariko pe, buriya ibintu byose watubwiye ko bigira akamaro cyane, utubwira akamaro kenshi ko kuririmba. Byose twabyumvise pe. Ngaho tuturimbira na karirimbo gashyashya. Bashaka kukamenya kandi uranakatwigisha, turavana twakamenya. Sibyo? Bari abana bari kutureba n'abahanga. Pe ntabyo uzi wowe. N'abahanga ku buryo uraririmba bakabisubira kandi gataya. Abana bose ni abahanga n'ubundi. Bari abana bose ntabwo ari bari abonye. Bose. So nabazaniye akaririmbo rero gashyashya keza tuzaturirimba tuvuye ku ishuri, tugiye ku ishuri, turyamye, tugiye kurya, ibintu byose karatangira rero. La 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 la. Gusubiremo. La 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 la. One more time. La 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 la. Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye. Oh yeah. Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye. La 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 la. La 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 la. Dusubiremo ndakomeye. Ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye. Oh yeah. Ndakomeye, ndashoboye,
niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 mbega karimo koroshye wagafashe nawe tubwiremo akantu noneho wafashe tubwira akantu wafashe muri byose basi la 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 sibyo ujya kuririmba la 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 ngaho kora ko konyine 1 2 3 iyindi none urahita uyimenya mu kanya reka kano kanya duhite tubumvisha originale noneho iyi ngiyi turayiririmbya twebwe ariko njyayiririmba ntabwo nari ndimo harimo n'abandi bana b'inshuti zawe nyinshi bagenzi bawe abana mungana bagiye kuyikuririmbira uyumve neza wumve ubutumwa burimo mu kanya turahita tugaruka adusobanura ibintu birimo sibyo ngaho mwumva kano karirimba ndakabatuye n'akarimo keza ngaho mwumve peace la 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 ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ukomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 nzaba president nzaba umuganga nzaba umusirikare la 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 nzaba umuhanzi nzaba umukinnyi nzaba umupilote la 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 ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ukomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 ariko pe mbega karirimba uzi ko ntumwumvise ko kameze gutya turaririmbye njye ngira ngo ni ibintu turi kuririmba kumva indirimbo iraryoshye bigeze hariya pe hari ibintu wavuzemo hariya ngo uzaba perezida ngo nzaba umuhanzi nzaba perezida nzaba umupilote mwakumvise namwe none se pe buri muntu biriya byose yabigeraho buriya atageze mu ishuri ra umwana agomba kwiga agatsinda akazaba perezida ntago waba umuganga ntago waba perezida utarize ntago mbega akamaro k'ishuri ugomba kwiga ukajya mu ishuri ukiga uzi yuko ngewe nari nzi yuko twiga kugira ngo tube aba mbere gusa burya ntabwo ari ukuba uwa mbere gusa ni ukwiga kugira ngo ugire ibintu byinshi umenya cyane cyane nk'umwana w'uwa mbere tuzaye tunaguhemba tuguha amabombo amashokora buriya iyo uba uwa mbere noneho kenshi ushobora kuzagera ukaba perezida w'umugabo cyane gutsinda ubundi gutsinda nibyo bya mbere kugira amanota menshi kandi meza ibintu byose wabitsinze niyo waba uwa mbere cyangwa n'ubu wa mbere ariko ukagira amanota menshi kandi meza umaze no kumva ibyo mwarimu yigishije neza umuntu wa mbere ari umwe niyo waba uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko ufite amanota menshi byose warabitsinze mwabana mwe mufite amanota menshi twumve neza urebe niba inzozi zawe uri kuzikurura ukibonamo urebe niba wabonye wa mipilote ugahita ubona nawe koko iriya ndege uzayitwara nibyo niko bimeze turabahanga cyane ngewe icyo gukundira umwana usobanutse kandi ahangaha abana pe wa muziki nakubwiraga urumva ko iyi ndirimbo irafasha umwana
wumvamo icyizere cy'uko azaba uwo muntu. Mwabyumvise ko indirimbo za Peace ziba zifite ubutumwa cyane of course. zibaye ubutumwa yuko tugomba kwiga kugira ngo tuzabe icyo dushaka. Mwabyumvise ko ariko bimeze inshuti zanjye, niko bimeze. Aka karimbo ni akacu, abana bose ni akacu. Tugomba kumenya ko ishuri rizatuma tugera kuri ibyo byose, kumva ibyo mwarimu yatubwiye tukanabumvira. Bavuga ngo ukora iki ukagikora, sibyo? Niko ibintu bimeze kugira ngo utsinde. Nta kundi bizagenda kugira ngo ugere ku za nzozi zawe, ni ukugira ngo ubanze ugire ute wige. Numara kwiga unaririmbe, uzajya uririmba pe. Buriya iyo wabaga uri nko mu ishuri wananiwe cyane, wize cyane, ukaruha, wakoraga iki? Nakundaga kugenda nkakina abandi, cyangwa se nkaririmba uturirimbo maîtresse cyangwa mense yabaga yatwigisha. Twe twabitaga aba maîtresse, monsieur. Uturirimbo babaga batwigishije tukaturirimba tukishima. N'ubu ngubu rero umwana ureba Itetero ashaka gukina, ashaka yajya aririmba uturirimbo turimo akaturirimba. Kuririmba ni ibintu byiza cyane ku mwana cyane. Mbega kuririmba ukura ari byiza. Mbega ukuntu mise nkunda kuririmba, nabikundaga ariko nabikundaga gake, ubu ngiye kubikunda cyane. Nibo ba mbere bagira amajwi meza. Mwabana mwe mwabyumvise ko mufite ijwi ryiza kurusha Peace? Mwabyumvise? ngo muramurusha, mujye mumurimbira indirimbo, mufite uburenganzira bwo kuzaba mumurimbira indirimbo. Hanyuma mumuririmbira indirimbo, muzirimbe neza kumurusha, maze muzabe babandi bose yavuze muri ya ndirimbo. Sibyo? Mureke tureke kubatindira rero. Ibyiza uyu munsi ni byinshi, ariko byose tugomba kubireba. Gakuru ntabwo yaje, ariko wenda ntawamenya n'ubutaha wasanga ari bizaza. Mureke turebe umugani aducira. Ndiko kubona we wamaze kwicara, natwe tugiye kwicara mu minota 2 cyangwa twicara. Turagarukana noneho n'impano z'abana pe. Cya kigo twagiye urakibuka? Reka tureke kukibabwira, barabibonera. Babana baraturirimbiye pe, urabyibuka? Abana baraturirimbiye batwereka impano zabo. Usiko nibutse yuko Peace ibyo yavuze ari byo. Abana bazi kuririmba cyane no kurusha abantu bakuru. Ngaho mureke rero twumve umugani wa sogokuru, turagaruka twumva izo mpano z'abo bana, sibyo? nuko rero ngo ibihingwa bimwe byari byaranze kwera, ngo hari heza amasaka gusa. Nuko rusake ngo irya masaka egeze aho birayirambira, iti ntabwo ari indyo yuzuye, ngo ijya gushaka aho yahahira. Rero nuko ijya guhaha, iragenda mu gihugu cya kure, iyo ngiyo irahaha, barayihambirira indyo yuzuye, bayiha ibitera imbaraga, bayiha ibirinda indwara, bayiha ibyubaka umubiri. Rusake irahambira, ubundi itaha yishimye koko. ngo yagera mu nzira, murayizi rusake yawe ikabikubisa ibabi ikabizamuye akaguru, igakubita ibabi ikazamura akaguru. Reka izakubitane n'ihene rero. Ihene yibaze iti se rusake akaguru kamwe kagiye he ko ntako mbona? Rusake iti yehe ntabyo uzi, iti hariya nagiye baraguha ibiryo bakaguha indyo yuzuye, barangiza bakaguca akaguru, nawe ugenda ujye guhaha. Ihene iti n'aya maguru ane yose narabuze ibyo ndya, ndagiye bace kamwe. Ihene birirutse akarizi gashyize hejuru, umusozi wose ivumbi ritumuka, irirukanka. Rusake ngo izabirebe, itekereje n'ukuntu ihene byari abavandimwe ari inshuti, iravuga iti ibi ntabyo nkoze amakosa, itura umutwaro hasi. Nayo ibirirutse iguruka hejuru, yirukira hasi, iriruka, iragenda ibitanze ihene imbere. Iti nakubeshyaga. Ihene iti oya ndagenda, kuki ushaka kurya wenyine? Isake igatangira ihene iti ndagenda, isake igatangira ihene iti ndagenda. Rusake iti ariko nakubeshyaga, nureba ko akaguru gahari. Ihene iti se wagiraga ibiki? Rusake iti ni ukubera ibyishimo nyine nari nagahishe nakubeshye, ariko wari yagenda baraguhahira kandi n'akaguru kawe ugatahane. Nuko ihene iragenda,
irahaha barayihambirira irikorera yikorera iki indyo yuzuye urayibuka indyo yuzuye ibitera imbaraga ibirinda indwara ibyubaka umubiri byose urabizi cyangwa uzi ngo indyo yuzuye n'urusahane rwuzuye no hejuru baza umukuru akubwira indyo yuzuye n'ibiyigize rimwe nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe izuba ni rimwe ukwezi ni kumwe ikirere ni kimwe nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe nzajya ndirimba rimwe kabiri njye nawe turi babiri njye nawe turi babiri amaso abiri amatwi abiri amaboko abiri njye nawe turi babiri kabiri njye nawe turi babiri kabiri njye nawe turi babiri nk'uko nari nabibabwiye rero murabibona ko twageze kuri ekole pirimeri na materineri ari ryo shuri rifite icyiciro cy'inshuke na pirimeri bomberge riba Nyabisindu. Muri kubabona abana beza mubasuhuze bari abana bari kutureba ngo bite turabasuje twese murabibona ko twabaye beza cyane dufite utuntu twiza twabaye bahinduye uyu munsi mwabibonye bakaba biga aha muri abana beza bavugana cyane ariko mwanyweye icyayi mu gitondo mwanyweye n'igikoma bari abana rero bashaka kumenya niba muzi kuririmba murabizi ngaho reba bariya bana ugiye gufata mikoro ubarebe maze ubaririmbire ngaho barebe hari uririmba akaririmba undi mwana noneho unyegereye agiye nawe kubaririmbira Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as doté la vie. Dati asaka abibika akawasala tupikipakio esasesba nshuti zanjye none se ko nsanze muzi ibintu byinshi muzi gusakuza muzi ibisakuzo uretse noneho rero babaha ibisakuzo numva niba muzi kubisubiza sakwe 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 zenguruka duhure ego manu siko mubizi mwiha amashyi menshi amashyi 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 sakwe sakwe inshuti zanjye sakwe sakwe inshuti zanjye ndakurya ukandya ego ndakurya ukandya murabeshya nibyo aya ntabyo muzi nibyo mwabikoze mwiha amashyi menshi 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 menshi
hari abantu batari kwiha amashyi tako inshuti zanjye ngiye kubabaza akanyuma noneho ntako muzi tuku mu gatebo kubera nabakunze cyane rero ngiye kuzaza twigane muri iriya class muri kwibona mwirebe cyane class mwigamo mwirebe muri kwibona mbega class we rira shuri ryanyu muri kubona intebe nzicaraho muyinyereke muyikoreho ndebe oya muyitunga agatoki hariya oya abana baba bari kurira bariya hariya niho nzicara rero ngaho rero nabakunze cyane muri abana b'abahanga muzi kuririmba muzi kuvuga amaresitation menshi muzi no gusimbuka hariya ndi kubibona mujye guhita mwiha amashyi menshi hari abantu batari guha amashyi abandi 1 2 3 amashyi noneho murebe bari abana bari kuri televiziyo mubabwire ngo bye mwabibonye ko turi kumwe n'abandi bana beza cyane ni abana beza bafite ubwenge bagiye kutwereka utuntu twinshi bazi musuze bari abantu bari kutureba kuri televiziyo mubabwire ngo bite mwabyumvise ko bafite ibibaraga bariye cyane ni abana barya indyo yuzuye bavuga cyane n'imbaraga bagiye kutwemeza mugiye kutwemeza mutwereke ko muri bakuru kuri baby class sibyo ariko se ko tutabamenye mwiga muri shuri mwiga mu wa gatatu w'iki wow nshuti zanjye muzi ikiganiro ITETERO murakireba muragikunda abagikunda nibazamura amaboko tubarebe mbega abana bakunda ITETERO usko ITETERO naryo ribakunda niba murikunda rero mugiye guhita mumbwira ninduza akarimbo ko mu ITETERO kamwe ITETERO wow nawe ririmba ITETERO hari undi hano kubita agapira mucengacenge saye no mabigibigi mabega wow none abo bose bamaze guturimbira tubakomera amashyi menshi wow none se izo ndirimbo muzi umuntu uziririmba mu ITETERO yitwa nde reba bari abantu babwira uko yitwa yitwa nde Kanyana araririmba tumukomera amashyi kuko Kanyana ari umuhanzi ntabwo mwabikoze muzi umuhanzi uririmba indirimbo z'abana mu ITETERO ninde ntabwo mumuzi aririmba kahe karirimbo mubwire n'akandi karirimba aririmba reba bari abantu baririmbire cyane tangira rimwe nye nawe turi rimwe ntabwo ari kuririmba cyane ntabwo turi kukumva mufatire hano noneho mwese murire reka mbafatire oya mwe muretse gato rimwe natwe turi rimwe abana babiri bamaze kuturirimbira rimwe nzajya ndirimba rimwe ninduzi akandi bita reka noneho mbatangirire sibyo muzi akarimbo ngiye kuririmba
mu gafore ni akahe ni akahe hano reka mbakopeze ni iki tujya dukora mu gitondo tubyutse na nimugoroba tugiye kuryama ni iki aravuze ngo ni ukuborosa amenyo kandi yabikoze tumuha amashyi menshi muri abahanga oya mwe muretse gato njye hari ikibazo mfite usiko ngize ikibazo mufora ikibazo mfite oya mwumva ikibazo mfite ikibazo cy'uko mufite ubwenge bwinshi ninde wabigishije ninde mu metresse ubigisha ubwenge bwinshi cyane ninde Teacher Elizabeth ninde wundi nuwe wundi mu metresse tubwire nanjye ni Teacher Elizabeth ngo nawe ni Teacher Elizabeth ninde wundi tubwire Teacher Edis ninde wundi nawe tubwire banza wegere hino niho nkubwira niho uvugira abana oya hariya hagara hano tubwire undi muti Maîtresse Emerance na Maîtresse Emerance none se bose ko ari ama maîtresse babigisha ubwenge cyane nanjye nzizire maze twigane yego mureke kunjijisha nanjye kubaririmbira akarimbo kitwa amenyo rero mureke noneho mbaririmbire mwambwiye ko muzi kuririmba abana bato ngo burya bazi kuririmba cyane ariko nanjye mwabonye ko ndi muto kubera ndi muto rero nanjye mfite ijwi ryiza cyane mureke mbaririmbire mwumve ukuntu ndirimba amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de komereza bise binanira amenyo yanjye yera n'akanyange amenyo yanjye arera dede buri gitondo mbyuka kare ngahita noza amenyo yanjye buri joro iyo ngiye kuryama ngahita noza amenyo yanjye amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de mashi ariko rero hari abantu bambwiye ngo amenyo yabo arera de ntari no kuyabona mwese mugiye kunyereka amenyo yanyu mujye ndeba ayo menyo mbega utwinya we mbega abana boza amenyo mbega utwinyo mbonye umwana wagurishije amenyo naze hano tubwire amafaranga bamuhaye bamaze kuyagurisha iba uhagaze hano gato hagarara hano ni wowe wowe hagarara hariya kugira bakubone ziriya nshuti zacu ziri kutureba wowe ngwino hano tubwire ukuntu twereka amenyo nyereka amenyo mbega umwana yagurishije amenyo mwamubonye inshuti yacu rero yaratubwiye ngo yabonye amafaranga menshi bamaze kumugurishiriza amenyo none se baguhaye amafaranga angahe bampaye 500 ayo yose warayafashe yose aravuze ngo bamuhaye 500 amafaranga 500 yose bereka ariko 500 babereke 500 ko nari menshi aya yose barayamuhaye mbega umwana baye amafaranga menshi n'umwana w'umukire azadufata ajye kutugurira uzangurira iki muri ayo 500 azangurira ikintu ntabwo ari bukibabwire ngaho murebe abana bari kudukurikira kuri televiziyo mwabwire ngo mbega abana bafite impano wababonye nababonye ariko utabeshye sibyo yego ndabizi abana bose bazi kuririmba sibyo ariko mbwira uwakwemeje muri bari abana bose uriya mwana w'inzobe azi kuririmba ariko bose nk'uko nabivuze kare bose bafite amajwi meza kandi bazi kuririmba niko bimeze pisi aravuze bose babaye abambere umuririmbyi ubizi ngo mwese mwabishoboye bose babishoboye nawe umunsi umwe uzaza umwemeze hano nzakwereka indi nshuti yanjye iri kureba televiziyo uri kubareba uri kubabona bazaza hano nabo batwemeza umunsi umwe ba bana bari kudukurikira bose mu kiganiro cyacu ITETERO uyu munsi
muzaze hano twemeze pisi ngenda kwemera umva ndakwemera akurabizi ukuntu nkwemera ngenda kwemera uraririmba kuko uraririmba uzaza hano wemeze pisi sibyo ntavuze ngo babandi barabizi bose mwabumvise mwamu rero byari byiza cyane kubana na pisi ariko mureke tumureke ajye gukomeza twandikira uturimbo twiza azagaruka hano afite akandi karimbo gashyashya sibyo bye ngatumusezere pisi bye mwabyumvise rero uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu munsi twayikoze neza kuko ndabizi yagushimishije cyane mwabibonye mwabyiboneye ko pisi yari ari hano umuhanzi yari yadusuye ariko nta kundi byari kugenda bibaye ngombwa ko ajya kwandika utundi turirimbo kugira ngo azagaruke rero afite utundi turirimbo twinshi tubanezeza ko mu nshuti zacu nahise mubwira mama niwe yahise abimubwira yahise amubwira ngo genda uhita ukora izindi ndirimbo kuko bari abana bishimye cyane sibyo ni umwana mwiza mubonye ukuntu pisi ari umwana mwiza agiye kutwandikira utundi turirimbo tuzagarukana nawe ubutaha afite akandi karimbo gashyashya ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ukomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 nzaba president nzaba umuganga nzaba umusirikare la 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 nzaba umuhanzi nzaba umukinnyi nzaba umupilote la 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 ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 ariko ntabwo mbabaye ko ikiganiro cyacu cyagenze neza kandi njyewe iyo wishimye ndishima cyane kukurusha iyo wishimye ndabyina kuko ubona uri guseka gusa imbere ya televiziyo ndi kuko ubona uri guseka njyewe biranshimisha cyane umva rero nkubwire ndagukunda urankunda turabizi twembi sibyo niyo mpamvu ngiye kukubitsa insanganyamatsiko y'uyu munsi nkahita nkubwira ngo bye insanganyamatsiko y'uyu munsi twarebye akamaro k'indirimbo cyangwa umuziki ku buzima bw'umwana mutoya umwana muto wakuze aririmba akura afite ubwenge akura atibagirwa akura ibice by'ubwonko bukora neza afata mu mutwe azi ibintu byinshi mwabibonye pisi yabitubwiye murabyibuka byose kandi twamenye ko n'abana aribo bantu ba mbere bazi kuririmba ku isi abana muri aba mbere twari no kwikomera amashyi ahubwo tuyikomera kano kanya twikomera amashyi cyane utabashije kubona kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ukuntu cyari kiryoshye cyangwa se uwaryohewe nacyo cyane agashaka gukomeza kureba n'ubutaha kugira ngo yongere yibutse ibintu byose twize ashobora kujya kuri YouTube channel yacu nta kundi yitwa ni ITETERO TV show ushobora gukurikirana ibyo dukora byose n'uduce twabanjirije twose utwo ngutwo ukatureba kuri YouTube wamara kuyireba kuri YouTube sasa icyo washimye cyangwa ugakunda cyangwa se
ikindi waba ufite kutubwira ukajya kuri Facebook page yacu ariko mujya mutwandikira dius ko hari inshuti zacu zijya zitwandikira bari abana bose tujya gusura niko biba byaragenze baratwandikira akavuga ngo ITETERO turabakunda cyane kandi turanabashimira cyane cyane ko twandikira turababwira mukabikora twebwe turabakunda cyane nta kindi twababwira murabizi yuko tubakunda murabizi ITETERO TV show rero nuko yandika kuri Facebook page uhita uyibona neza ugahita utwandikira ariko kuko uri muto ushobora kubwira mama wakabigukorera cyangwa papa wakagufasha sibyo nta kundi twazahera tuvugana rero kuko dukundana tujye tunandikirana mutubwire nitwa Kanyana murabizi Kanyana ubakunda cyane 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 na Pisi na Sogokuru abantu bose barabakunda bose dukorana barambwiye ngo babwire ko babakunda cyane byari ITETERO turabakunda cyane bye. Abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri murimo murabona imbata zingahe ebyiri mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu 3 umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu ubwo bari bashyizemo iki? Urusere. Wishi bashyize mu